Banyarwanda kazi, bakongomani kazi, barundi kazi, bakunzi bamenye Impamvu TV, muzarendo wanyu ndabaramukije, mugire ubutaka, mugire gakondo, mugire ubuzima. Muzarendo wanyu ndago nicaye, muzarendo wanyu ndakora nyamara ubwo haba harimo abandi abantu babashaka kungura mu ngokora, ariko ndago bizashoboka, ndago bizava ndabaraye. Ubu rero icyo ndibwira ngo mbagezeho, ngiye kubagezaho ibiganiro bitandukanye ibijanye n'ubutasi. Noneho ngiye kubereka irevelation mananje na apocalypse na revelation. Je muzarino munyumva guca, abangunda barangunda, abatangura nabona uburenganzira bwabo, ndawe mbatiriye kungunda. Imana yangunze irandinda imyaka yose nabayeho, naguno munsi ngiriho ndabwo ari imbabazi zingotanyi abuzukuru ba Runari. Icyo ngiye guheraho, ngiye guhera ku banyegoma. Iyi communique iri kurebana n'abanyegoma. Hari Sarongo, nyuma ya Sarongo ngo abantu bazanja kumva ijambo y'umupfu Joseph Kabila nyakwigendera marehemu. Iyi communique umuntu wese ufite umuntu igoma bagambanaga amubwira ati attention alerte. Nyuma ya Sarongo ari nama ngo Kabila azabwira abaturage bate muri Rwagoma hariya kuri Ozakafu. Bandu mwese banyegoma, nagira ngo mbabwire ngo umuntu wese uzaje muri yo nama, nje Karasanye ka Myasiro ndabakarabye, uzaje kumva inama y'umupfu nawe uzabura umupfu mu bandi. Ndaguzi bizabamo, ndaguzi bizakurikiraho, ndaguzi nibuzatangira amahoro ukayirangiza amahoro kuri Ozakafu. Mwese murahazi. Tangazo watu ya Goma. Nyuma ya Sarongo waliwaambia kama nyinyi wote mtaenda kwa mkutano ya marehemu Kabila, alihukumiwa kifo. Ukienda kusikiliza mambo ya mtu mwenye alikufa, na utakuwa mufu pia. Natoa hii tangazo hadharani, mimi mzalendo Karasanye ka Myasiro, kijana wa Myasiro. Sikilizeni hii ujumbe ni wakongomani wote huko hapo Goma. Nyuma ya Sarongo utakuwa mitingi. Hiyo mitingi mtaenda kufanya nini? Lazima uende Musarongo juu, kama uende Musarongo ni jeto, wanawapa jeto. Tunakuwa pamoja mnisikilize. Ile jeto na mimi naikamata naenda Musarongo, kisha nikutoka Musarongo na shindia yangu. Kama unamaliza kufanya Sarongo yako, rudia kunyumba moshe. Dada yangu, ndugu yangu, mama yangu, baba yangu, mjomba wangu. Ukimaliza Sarongo, mkutano haiko par force. Mtu mwenye anataka kwenda kusikia maneno anaweza isikia, lakini mwenye anataka kwenda kusikia ile maneno jua haina mafaa, anaweza jendea kunyumba. Juu Sarongo ilishakuwa kama ni mamlaka ya nafasi yote, kama niite gouvernement niite nini sijui. Lakini nawaambia msiende. Mtu ataenda kule, benye atapatikana navyo kule, havinione mimi na nawa damu yake. Tunafatana. Ndikugamba ndi abantu bazaja muri bitingi ya y'umupfu Kabila. Joseph Kabila alias Kanambe. Nguwa za umupfu kimwe n'abandi bose. Niba mushaka ngo azabisasire uzaje azagenda menye ko aramuseko kwa Kabila. Mbigambye hakiri kare ngo mubyumve. Iryo ni itangazo ndanze muri menye Impamvu cano, ejo batazagira ibashikira ngo ndago mwabimenye. Rero bakunzi bamenye Impamvu cano, bakunzi muzarendo bazana kandi makuru masho. Nakambye uti ipereza ryanje rigeraga no mu rugwiro no mu ngotanyi ririmo muzarendo ndahatari, nshaka ngo nereke ingotanyi ko ibyo zikoraga byose turi kumwe nazo. Munyarwandakazi wabuze umuntu wawe wamuri burengero, umva bino bikurikira. Ibyo kugamba namabanga bikuzimu gahishwe gabaye irevelation ibyahishuwe Yohana kera muri bibiri, ariko ngo bari byahishuwe muzarendo ndago nigereranyije. None reka mbabwirire, Munyarwanda wabuze umuntu bashimuse, mukamuzi ko bantu bashimutaga bose bajana gikanda bakabicira ndaga, ariko bikimeze. Umuntu bashimusa mujana gikami bakamuvanamo ibyo muvanamo amakuru ibiki byose, ndabwo arenza gicumweru hariya ikami. Ndana abantu bakicira ikami, iyo bagiye kubica bafite ahandi babajanaga. Turukujana mu nyumve neza abanyarwanda,
cyangwa abantu mumva menye Impamvu TV mubwire bene wanyu agona amakuru gabareba. Noneho ngo bimeze gute? Muzarinde wanyu nakurikiranya karege kandi ngo tayizumve ko hose tuzifite. Hose muzarinde hari. Ibintu ngiye kugamba biratuma ingotanyi bwazo zisubiranamo. Ku buryo harimo bamwe baricwa. Kubera ko ago makuru na makuru garemereye kandi gateye ubwoba, ingotanyi zakoze mu banga zizi ko nda muntu zabimenye. Aha ngaha ngamba ndi kugamba abantu bahuze muri FARC, Forces Armées Rwandaises. Ahantu ngiye kugamba nimbagamba nabi kubera ko amazina ko umuntu bagamuhaga nuko gabagameze shango babashira kamubwira kumva nabi kubera igihutu cyacu wenda cyumvaga bumwe bakagamba ikinyarwanda bandi bakagamba igihutu ndetse ubyumve neza. Ndi kugira ngo mbabwire ngo abantu bafungiwe ikami bahamaraga icumweru kimwe bakabajana ahantu bita igabiro. Bamaze kubavanamo amakuru. Ubu ngubu nda muntu uzongera gufungirwa ikami ngo agaruke mu bantu bazima, umuntu wawe numva gwa ikami uwo ngo azaba yabaye ubupfu. Impamvu bikanze ko hari satellite zigomba kureba wone zigapfumura no mu mazu zikareba ijya abantu bari gukorerwa uko babicaga naho bahambaga. Nibyo baba batagamo babataburiyemo babajana iyo babajana. Rero munyarwanda kasi umuntu wabuze umuntu wawe irire wihanagure basi. Birambabaje cyane. Aba twataye agaciro abanyarwanda bataye agaciro ku buryo basigaye ari ibyo by'inyamaswa, basigaye bagaburirwa inyamaswa. Murumva ibintu aho bigeze, murumva ibintu aho byageze. Guhera 94 baragamba guti abantu bashaka batwikira mu parake y'Ikagera. Ibintu byarahindutse, ndago bakibatwikira umwungumwo basigaye barabagaburira inguna n'imvubu. Murukumva ibintu biteye agahinda, murukumva ibintu biteye akababaro. Banyarwanda iki ni ikintu umwe gukwigwanaho, kuri mutigwanaho barabamara nimutegereze ngo aruzabaho uburenganzira bwo kwigwanaho. Uburenganzira ni mwe bwanyu muzabwiha, uburenganzira ni bwanyu urasenga ugapfa uterekera ugapfa. Igisigaye banyarwanda mbabwira ikintu kimwe, muyahuri kungotanyi. Bitabaye ibyo Amerika ndagarizabwira ngo musubiri wanyu, Amerika ndagarizabwira ngo turababuwe ariyo yababoshe. Bambatse ibihugu nibo baboshe. Noneho muzategeka ngo bazabahiriza uburenganzira hajya. Nirikarase muzamwagiyemo. Mwagiye mu mahugurwa kuya mahugurwa gabagarange bakabwira ngo mutayi wanyu. Mwikore mu murimo muzarenda bigambye, mwikore mu murimo ibizaba bizabe nyuma. Ndakubanza kubasa ngo bigende gute. Ubifite ububasha n'ubushobozi, ubiyumvamo ikintu runaka ndahaguruke. Igihe niki uwumva yumvise ibyo ndi kugamba singomba ngo njyasase. Kandi rero umuntu wese uvugisha induru ndabura kumutabara, umuntu wese uvugisha induru ndabura gusa kwengereza ngo umuntu abagi. Ibi ngibi mbigambye gucyo ubwo uwumva ari kumva. Rero kambereke ukunda abahutu twamaze kuba ibiryo by'inyamaswa, imvubu n'ingona. Aba bantu bavana ikami bababoshe abahubwo gabohe mu mugongo bakabajana igabiro ahantu bita ngo kunzu ya kera bari habya Imana ngo bita kuri Nouveau Bâtiment. Wenda abasirikare bo babaye muri FARC bo bazumva bumbaga menye Impamvu TV wenda bo baragenda bari kungosura bamenye aho ndi kugamba. Abantu iyo bageje abo bantu babashiraga aho ngaho bakamara umunsi gumwe cyangwa iminsi 2. Noneho rero bakabajana umupaka gwa Tanzania, umuparaki ngumwo n'umushamba bakagenda aho umuntu wambaye agumakuru yarangaye ati dore ahantu hari kimenyetso ingotanyi zibuka. Ahantu bita kuri roundabout tennis. Roundabout tennis ngo ni mu Gifaransa ni 10 ngo roundabout tennis Carrefour 10. Ngo ngaho ingotanyi zihafite amateka ngo zakoreye agatendo zakoreye ngo muri 19 ngo n'ubwica nyine. Ngo amateka zihafite uzagize ubwibutso rwaso. Ngo zahikiye abasirikare bakomeye ngo kuri Carrefour 10 ngo bo muri FARC. Muri 19 uzahikiye abasirikare bakomeye. Abandi mwahoze muri FARC mumbwira aho ngaho bari Carrefour 10 niyo mwazi na Carrefour tennis. Ibi ngibi abahikiye murabazi nje ndago nabamenya ndago nari kugamba ngo mumbwire ngo ninde nande. Nuwabimbwiye ndagazi ngo ni nande. Ariko abo basirikare wenda abahoze muri FARC aho ngaho barabazi. Ngo nyine ngo ngo n'ukwibutso kwabo. None ngaho kuri Carrefour 10 ngo hariho agahanda kazamutse kari kushika Gitumba. Kanyuze mu shamba mu paraki. Hari nakandi kamanutse kari kwerekeza mu Kibungo kuri yake ihema. Noneho aragakomeje direct. Urumva ngo iyo rompuwe ihuriho inzira nyinshi nyine. Izo nzira nyinshi nizo
abo bantu bashimuswe bagiye kwicirwa bagaburirwa ingona niho banyuza none bakabajana ukazaba ku gahanda ukagenda muri gahanda ukagera ngo ahantu ukasanuza mu sagasozi ngo ahantu hashashe cyane none ugakomeza umungumwo uri kwerekeza ahantu bita ni bari ngo ukundu bambwiye ngo muhabure ni bari muhemure nizira rimeze gucyo wenda abantu babaye muri fare wenda bagwanyo ndambara barahazi muhabure ubwo wenda bazabigamba ubwo barahazi ngo muhemure rero ngo muhemure ngo nako gahanda kari kwerekeza ngo ahantu hanyura kabakira rugende ngo ndago bakanyura aho system bayitangiriye no ukagenda ukagira ngo muhabure bari muhemure ukagenda ngo hari agasozi karango hejuru hasi hari uruzi runini cyane ngo rubagamo ingona n'imvubu hakurya ngo bagukurira mu Tanzania ariko ngo ni mu paraki aho ngaho hari ikigo cy'abasirikare kibanga kitazwi neza abantu basaka babagezaho ngaho bajya kwica baragabura ingona n'imvubu bakabashira mu ngumo basaka ngo bababoshe amaboko none ngo hari umusirikare bazanye ngo umukomando mu masirikare bo mu bafare bakira ngo umukomando kabisa baje kumwicira aho ngaho barabanga bamujugunya mu ruzi abosha amaboko bamujugunya mu ruzi ngo ingona ziramujya cyangwa imvubu uzapfa rushe ndapfaga vuba kandi utari wagera ku munsi ndagapfaga ngo umukomando yaraziritse amaboko bamera ngo wafata ingwara ukayizirika amaguru ukagira ngo ndageragera ukayiteranya n'inguko noneho umukomando amujugunya mu mazi aroga ngo yambuka ubwo mugezi yambukira hakurya muri Tanzania ariko muri wese basha hite umuntu muzamurageza mubaha amaboko n'amaguru aza agaboshe amaboko muzamurashiraho n'ukundi mugozi mugende muri kumukurubana mu mushari hepfo none ngo abantu bageza abakiri bazima bakabanika aho ngaho imvubu cyangwa ingona ngo nazo zamaze kumenyera ngo zikaza zikaba ari bazima mu shiri ingona ngo zivaka mu mazi zikaja muri cyo kibaya ngo cyangwa aho muhemure hasigaye zikaza ngo zamenye ngo zihabonera amafunguro zikaza zikajya bahutu bazibabusha zikabajana mu mazi mu rukumva urupfu rw'agashinyaguro abahutu bapfuyemo bari gupfamo ngo bakera bana kubatwikira aho ngaho muri 1995 ariko byo kubatwika byarampavuye ngo bagomba kumva ko babaye baginga ubwo rero abantu barabashaka bamaze kugeza ngo muhemure babageza muhemure bakabaho amaguru n'amaboko bakabanika aho ngaho bamara kwanika aho ngaho ingona n'imvubu zakuka zikaza zikabasamura urumva ko abahutu twabaye ibiryo by'inyamaswa tugabuwe n'iki n'agatsiko k'ingotanyi k'abatutsi bake kitira abatutsi kitira abanyarwanda urumva sakirirego abo bantu kuko n'Imana izababarira ngago nguko rero abantu bo muri fare muza ngo muhemure mumenye ngo abahutu nibo bashiriye ngo kubera kuko ngo no mu minsi ishize hari umajoro ngo wajanye abasirikare muri FRDC amaze kubajanayo ageze ngo ari umukapiteni wari ubizi ngo ndago yabigambye ngo naye bamujanye iyo ngiyo usiye gusa ko urupfu nyine ngo gwamukubise foka rero ndi mumbaza ibyari byo nabaye ngo foka ngo nagafuni ngo foka rero banyarwandakazi umuntu wabuze umuntu we ndazavuga ngo yenda kwazamara imyaka ngo agaruke yarangije kube ibyo by'ingona n'imvubu aho ngaho bitaga muhemure bari muhemure rero nuko nguko bimeze nuko nguko rero banyarwandakazi murumva ko amakuru gose muzare numbaga ngakurikirana ubutasi bwanje butagarukiraga mu Kongo no mu Rwanda burahari no mu Rwiro burimo hose burahari ikimenyetso nico ngicyo abahoze muri fare bambwira ko handa atari ko hameze kwa uko amakuru nagataye uko nagamenye ndago reba bwira nimbanga ryanje rero banyarwandakazi basore ngumi bo mu Rwanda murumva ko mutagiye gushira ku cumu ry'ingotanyi igihe niki rero dukomeze ubu ako ngako ndakagambye maze kugamba mu kukumva muje muri comment cyangwa mumbwire niba nabigambye nabi niba nagambye dusozi nabi cyangwa iki ubwo mwewe muraza kumenya ngo wenda ariko ngo aho hantu murahazi neza rero ndikumva mu Rwanda byashushe ndagarutse naho ngaho tubireke nari kubwira munireke abahutu bashiriye barabanyerezwa ngo baburi burengero aho bashanaga naho ngaho kuri muhemure mu kibaya cya muhemure aho ngaho ko hari umugezi munini cyane gubagamo imvubu n'ingona hakurya n'abantu bahatuye no hakuno ngo nabasirikare bahabaga ngo hakurya habaga abasirikare abanduza abashinzwe kurinda ishamba rya Tanzania ukumva tukujana rero nuko nguko ibintu bimeze mu Rwanda rero ngo Kagame ngo yahuye na Kisekedi ngo ibiki n'ibiki ngo Kisekedi yafukamiye Kagame ariko mwabantu mwe ko mutazi kureba kure hari umuntu abagari ku Rwanda n'undi muraba ngo nikane ngo nimumfate mutamfata ndamwica ngo nimumfate mutamfata ndamwica wamwishe tukareba noneho rero wa wundi urakubita hababaza bamukubita gurushira umwe ku musaga umwe agahindura ukundi iyo ukubise mu gwa kabiri wa musateze ari gutanga abagabo nukubita mu gwa kabiri akakurundura ndawe uravuga ngo ndago yatanze abagabo
Kisekedi beto azi politique azi diplomasi nubwo atari umusirikare. Njyewe mbona kana bari kumunenga cyane cyane nk'abanyarwanda baramunengaga bakumva ko yakora iby'amaranga mutima gabo gashaka kandi nawe afite umurongo wagenderagaho ashaka mu biganiro mu abanyarwanda mujanaka nawe ibyo abayumvise muba mwabyumvise niwe uzi ibindi by'abari gukora. None se kuteza amaso Kisekedi kandi ukaburuka umugaya ukabuteza amaso Wazalendo ukaburuka ibyo bakoraga ibyo dukoraga none hasigaye wo ngo ukora ibyawe nawe turebe kuri ibyawe nawe turebe utamufashe aragambaga ngo mukubite hasi sha utazi urugamba Kisekedi yagwanye ndabasirikara agira ndakimagira igisigara cyose ari RDF Inkotanyi kugeza kuno munsi imyaka yagwanye ndumva Kisekedi njeyo nda hantu namuvebe kugeza ubwo yararebye aragamba ati ndagisirikare mfite ariko Wazalendo combat bagwanye n'izi Inkotanyi ngo 1995 nubwo munsi na n'uwo munsi akabavuga ko bashaka kugwana ndeka mbahereze ka support gato. Kisekedi yatwaye test kirucu age kubona test yacu nyuze n'Inkotanyi turazikubisa nubwo yagize kurara bati babahungu banye na Wazalendo twitwa abakombata aduhindura izina twita muri turi Wazalendo iryo zina nagato twagize Wazalendo ni wari twise ati ninje Wazalendo mukuru n'abarahungu banje bose n'Abazalendo kwe twitwa abakombata abamongori nuko twitwa kwa twita amazina menshi abazungu ibiki ariko Kisekedi bizina rimwe ngo abakombata Wazalendo Muzalendo nuko jaje n'abatari bazi kuri Muzalendo byavuye ni Kisekedi warigambye ati aba na Wazalendo kabisa abapatriote baguye kugwana ku guca. None ngo twasubiye inyuma undago Kisekedi undago yagwaragambye ngo endetse karamushe wazarasa Kigali agomba kurasa Kigali ni muri mutwe abigamba ni wabimubwiye afite impamvu yabigambye uko azarasa Kigali ni uyizi abashana inama bamubwira ndabwiruta yabamubwira inama kandi Kisekedi umuntu wese umugana beto arakumviriza ndago kwirukana ninde munyarwanda batiwe kubintu mbere Kagame ngo aje kubwira Kagame ninde n'umukuru wa polisi mu karere ko gambaga mukatitira abandi bakinyara mu mapanda ariko Kisekedi uragamba guti nje shaka kubona na president wa Republika abato umuntu umwe audience umwe kazi akakumviriza ati ngaho gene ibyawe birarangiye ngwi ninde mu ndahezaga none mu diplomate umeze gucu wumva beza nababi ajo ni cyuru kumwishuza ni gatakuzi yashatse kubona n'Inkotanyi agira ngo nabantu nyuma yaje gusanga atari abantu. Inkotanyi mu kureba saba hutu saba tutsi sinabatwa ndagara abantu ni nyamaswa zitere aho ngaho agatsiko kamabandi gitwaje indwara tukujana. Rero ibya Kisekedi mbere Kisekedi ibyo Wazalendo muri turekire ni hari ibindi bintu waturusha cyakora bishire ku mugaragaro tubwire ati Wazalendo inje ndi kubona ibintu bimeze gucya asige mwe muri kubiri gute ubwo ngo ndakubwiye kandi uwumva yumvise umwumva ngo wumvise ngo nguvuze ngo iki umwe yumvise ngo uvuze ngo ndavuze ngo uravuze ngo ibindi byose mukurikize naho mwongereye ibindi. Rero bandu mu karere indambara tuzayitsinda byanze bikunze ngotanye ubutumwa bwanyu n'ubwanyu namwe nziko mumva menye mbambu cyano menye mbambu TV nziko mumva Muzalendo muranyumvaga cyane nibwo mbabwire ngo aho muzisha hose tuzabasangayo aho muzaca hose tuzabasanga aho ngo muhimure se mwari muzi ko mbazi mwari muzi ko ari umuntu hasi nijyari bangajyanye ariko none ibyayishuri revelation imberuka ibagereho apokalipse iri kubegera yamberuka Yesu yavuze iri kwegera Inkotanyi nagiye hari abantu bari kugamba kuri amupfu ngo ni Marie Immaculée ngo ni Ingabire abantu batamuzi ubutasi bwanje bugera kuri uriya mugore yabaye mu Kongo abandi Burundi yari muri kwa mutwe bwitwa Sanze Sheikh go mu Burundi yarashinzwe mu bantu bicaga abahutu noneho ageze mu Rwanda ngo irandi transparency Rwanda mwibuke ngo ari we hari umuntu wari umukuriye witwa Makonene basanze umurambo we kukivu icyo azizo mugabo murakizi nuko yagambaga ibintu binyuranye n'iby'Inkotanyi agakurikiza akazi ke nguko agashinzwe ikaba transparency baramunize bamujugunya ku mucanga bashiraho uriya Marie Immaculée shitani makiri ku mugandi masatani Marie Immaculée mu kwibuka ko wagamye Kizito ngo niba ngo muri abadiaspora ngo biki ngo muze mu mugore umuntu uri muri iyo ni transparency kweli mu byukuri. Rero wa mugore we shitani kwakire ikuzimu kwa Nyamuzinda ariko abapfaga bose kumva ngo bitabye Imana nura nawe abayitabye Imana n'abantu bose bitabaga Imana reka da urawitabye shitani ngo nizo zitaga shitani kwa Nyamuzinda ikuzimu. Banyarwanda kazi rero indambara iracakomeje iraca yayindi shabunda bari kwabwira ibireka gufata ni kimwe no kuva muri gufata no gufata ahantu
ukahaguma, hari no kuhafata kubera impamvu ukahava kubera indi mpamvu. Izo mpamvu izi ndambara ziri kubera muri Masisi, muri Nord Kivu na Sud Kivu, muzirekere Wazalendo. Nitwe tuzi ibyo turi gukora, ndimukuka imitima, mugume hamwe mwitonde, mutegereze irezita yanyu. Ariko mubonaga iyo Kisekedi ari kugura imbunda, akagura indege, akagura akajugujugu, agatumiza ibifaro, muzi ko ibyo bifaro aribyo bizakora iki? Muzi ko amaherezo aribyo bizakora iki? Iyo muri kumufeka, muri kumunenga, muzi ko ibingi byo bimurinde birinde Kinshasa cyane nibyo kuza ku rugamba. Ese muzi ko izo imbunda bitse hari nizo mutasi, ese zazibikiye bande? Umunsi wazo ni kugera kazaba kabaye, niyo muzamura mutu umuruba ngo yanga baswa. Ibyo ngibyo ni president w'igihugu cyose, ndaba ari president w'ubwoko, ninde mu president wundi Kabila amaze imyaka 18 yigeze avuga ijambo mu ahubwo ngo FDL, ninde wigeze avuga ati abahutu bari kwicwa muri Kongo, abakongomani barapfa ko Kisekedi rero bafata nyamara hari genocide y'ukorwa abahutu. Rose abahutu niko twari kwarapfe twenyine, ndabanyanga bapfe n'abahundi bapfu, ariko kubera ko azi ikintu aho gishingiye ko gushaka kwicwa amago wari umuhutu, kubera ko umuhutu ni ubangamiye ingotanyirika, yaba ari umunyarwanda, yaba ari umukongomani, ni ubangamiye, yaba ari umurundi, ni ubangamiye ingotanyi. Nitwe twatumye Empire Hima itabaho, naho abahutu bazaniye tutaza kubaho. Empire Hima iba yarageze bukera, ariko rero kuva umuhutu mu Rwanda gihari, uwo mukongo gihari, babonye ko ari gihato. Rero niyo mpamvu jewe Kisekedi ndamushigikiye 100% 200% ahubwo. Ubahondo kuno munsi n'ijambo mfite ryo kuba ndi kugambira hano kuri Menya Impamvu Channel, Menya Impamvu TV, nukubera Kisekedi, nukubera Beto, bikambi bisubire mu kubera Beto. Rero banyarwanda kazi bamenye impamvu, bakunze bamenye Impamvu Channel, bakunze ba Muzalendo, amakuru ko nari mfite nabo ngako agurugamba go ruracakomeje, urugamba ruracakomeje, nivute nikuvute, ariko mbabwiye ko Shabunda Kingurukutu aho hose inyenzi zahaboneye ishano. Karasanye kamyase rungambaga ibintu biri byo unyamoze amakuru kugambye ago ndanze abafari muje muri comment cyangwa muhamagare Inosa mumubwira aho hantu niba ari muhemure, niba ari muhaburi, mumubwira aho hantu turahaza, aho Muzalendo agambye turahazi. Rero ngo ni cyabiri ngo arugwibutso bw'ingotanyi ko zakora gatendo, ndumva tugatendera akakingo bisha abasirikare bakuru bo mu ngabo za Habyarimana. Rero banyarwanda kazi bakunze bamenye Impamvu Channel, nongere mbisubire mu banyegoma, mwitondere iyo nama ya Kabila. Amaraso ganyu ndikazambazwe Muzalendo rero ngaba ndeke yahangaha amakuru ko nari mfite nago ngago kugira ngo mbabwire uko ibintu bimeze, bigambe byose bishire ku murongo. Ahasigaye agandi makuru ku rugamba nzagenda ndagabageza ungwanaga indambara ibiri murabizi. Ndavugira ngo namfasha aho kiganiro ucumvise ugikunde ucohereze n'abandi, utashobe gucumba n'abacumbe. Erega ari abantu babasinziye bari bagiye gukora ibyo bashinzwe gukora ngo amakuru bagereho kugiye, ariko kimwohereje acumva akamenya ati ibi ngibi nibyo koko. Rero mukunde kandi abashimira abakunzi ba Muzalendo, turi kumwe sinzabatenguwa, tuzaryana kabisa n'agahiye, turi kumwe isaha n'isaha. Ubu ngubu umwana yanyandi hafi yo kuvuka no mu rugwiro kabisa, tuzahurirayo. Rero mugire ubutaka, mugire gakondo, mugire ubuzima, murakoze.